akwereka ko hari icyo azakugezaho, yego, ariko ashaka kugira ngo kubyaza umusaruro ku nyungu ze bwite aya wirimo, wasenyuka wahomba ntibimureba. Iyo niyo ya mbere, manipulation, kukugerekaho indi sura utahoranye utanafite, kudashoboye, atari ibyawe, agushyiraho uburyarya n'ibindi by'ubucakura, agucisha bugufi, aguca mu ijambo niyo uvuze. Biriho, ariko urabyumva, biriho ni ubuzima tubayemo, ni ibimenyetso turi kuvuga byakwereka ko umuntu ashaka kugusenya, ashaka kuguhungura iterambere uri kugera, ashaka kuzana mwene wacyo akagukuraho umugabo wawe. Icyo gikomere wazacyomorwa nande? Nihubwo se ubimenya ryari? Ntabyo umenya. Ntabyimere kandi ngo usuhuze wowe ukurikira Ubumwe bw'Abera Ministries Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, nkwifurije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Aho uri hose rwose amahoro umwami atanga akugereho. Nawe utameze neza, waba urwaye waba urwaje, Imana ikurengere kandi ikube hafi. Ndabigushimiye rero kuko waduhisemo ugafungura iyi video. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro, amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Yego, ntago ndi njyenyine rero, ngarukanye na mushumba Ntambabazi. Yesu ashimwe mushumba. Yesu ahimbazwe. Ameze neza ryose, yandashima Imana. Yego, ni byiza, dushime mu bihe byose. Ese umurwayi ameze ate? Ya tisi niwe ndi kuvuga. Ntabwo mperuka amakuru ye, ntabwo turanavugana. Umvise hari umuhanuzi umuha iminsi, Imana yanjye we. Ibyo twibereyemo aho ngaho kuri iyo mihanda. Yego mushumba rero, reka twanzikire kuri ibyo bintu. Ariko harya ubundi ubwo naho umuhanuzi yavuga, ntabwo abanyamusenyo twasenga tukinginga Imana kubihindura cyane rwose. Hezekiya yahinduye se? Ubundi urupfu rw'abantu ni inyungu kurinde. Ubundi ubwo ntabwo twasenga Imana ikabihindura burya. Jye nahise mfukamana ngo Mana, nzi kuvuga koko, yego, gukorera mu bahanuzi, ariko tisi turacyamukeneye. Imwimane mu bumana bwawe no mu bushobozi bwawe. Nukuri imwimane. Utugiriye neza umukozi w'Imana, umuturindire. Imwimane, kuko hari abahanuzi baje bakiha gutera ubwoba abantu kugira ngo bahanure ibibi, bumve ko
ibakoresha bishimiye yuko bahanuye ibibi. njyewe byaba ari iterabwoba nibishake bari ukuri njyewe nkubwira uko mbitekereza njye sinjya nkunda kwanariza ubuhanuzi bw'umuntu yego mbwakira uko yabuvuze nkavuga ariko mu bumana bwawe ko umuhanuzi yaje akabwira Ezekiya ngo ngaho aragusezera uratashye undi yagenda agasenga Imana iti ndabihinduye ntugipfuye ikamwongerera ubuzima harya ubundi twemere ko abantu baducika muri ubwo buryo dufite ijwi aho noneho napfukamye asengera ati sinabona Imana sinzi umugambi wawe ariko kubw'ineza nuko tukimukeneye yego Mana tugarurire turacyamukeneye imukize ubushake bwe niba ari ukumucyura ni byiza ariko ku bushake bwacu nk'abakimukeneye wamwongera iminsi yo kubaho sibyo simpinze uhanuye ariko ngiye mfite ukonje kubwira Imana ikimbabaje ku mutima sinayo iryo sinyisha niyo basenze abakurikira umwe bw'abera ministries rero turabinginze ntiduhakane ibyo umuhanuzi yavuze ariko dukwiye no gusenga Imana yabishima ikamutugarurira tukongera kumubona akorera Imana Imana iguha umugisha. Amen. Yego mushumba rero tukiri kuri ibyo hari ibintu njya nibaza mbyibazaho kenshi ibimenyetso ukuntu mushumba nari nkubwiye ntihari ibintu njya nibaza umuntu hari n'ubwo wabura ukuntu abivuga nakubaza nti hari ibyo duhura nabyo ariko uyu munsi ndashaka ngo nkubaze n'abadukurikiye nabo babyumvireho ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agufitiye imigambi yo kugusenya yo kugukokora akakumaraho ubushobozi akaguca ku nshuti akakugambanira akagufungira amayira yakujyana ku mugisha agamije kugira ngo inyungu zawe zose azisenye n'abagusenye wibagirane. Urakoze Imana iguha umugisha. Amen. Ahantu yego ndasaba ko umuntu ukurikira umwe w'abera ministries niba aruza afite akazi kenshi n'ababyihoreye kubyumva no kugenda gake niba uzi ko udatekanye ukirebe bamaze gutekana icyumbi ngiye kuvuga ibimenyetso 5 by'imbaraga ariko numubonaho kimwe muri bino bintu uzahita umuvumbura kabone nubwo yagusetsa nubwo yari inshuti no gutamukekaga buriya hari ikigerageza kumbaza ku wa mbere yego ku wa kabiri ndakubwira ngo bitegure nzakivuga nicyo cyitwa ishyari ariko ishyari riza muri ndakibwira nitonze nkivuzeho kuvuga ngo ibimenyetso simusiga yego ijambo simusiga no kuvuga cyangwa gihamya bigera kuri 5 bikwereka ko uwo nguwo ashaka kugusenya to destroy you kurangiza guhanagura kukwangiza kukurangiza mu bwonko mu bikorwa yewe no mu itorero hose ku buryo agushyiraho cya etikete icyapa urwapa ukuntu umwe ruri mu mutwe abantu bati dore umujura ku buryo wangirika hose bigatuma nta gutakariza icyizere nawe kumva urakitakarije nabyo bintu bashaka nubayo tuyoganira ibyo rwose rero twongera tubasubiremo abantu b'Imana ni byiza kuvamo ubumenyi ariko busangiza biwanyu yego bunakurinde niba utarize ko no busangiza biwanyu ariko bibigire nk'ihame rikurinda ntabwo twigisha kwangana shyiraho amahame mu buzima twigisha ko duteranya abantu turakubwira uburyo cyubasha kugera ku ntsinzi yawe kandi banitegura iminsi iri imbere nzababwira ikiganiro cyerekana ko ugiye kugera ku cyo wifuza plan zagiye gusohora ndashaka ko iby'ubwenge rwose ambabari icyariko ikingiki cyo nyabuneka mbabarira niba uruzi uteganijwe niko babyita mu rurimi rwo muri Kongo ku banyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo ufatiriwe bita kuba uteganyijwe niko babyita urafatiriwe ubwo ni nko mu Kirundi nta mwanya ufite urahuze urahuze nuvuga ngo mu cy'abantu ba muri Kongo bavuga urateganirijwe nuvuga ngo urahuze
hariya nabwo urafatiriwe so niyo mpamvu urahuze niba uzi ko uhuze ibintu fafera attention ushobora gusanga ari uwucumbikiye ari umugabo wawe ari umugore wawe ari nyokobukwe ari sobukwe ari uwo mukorana ari uwa bugufi ni ibintu ko burya umuntu gusenya ntawe usenya ikintu atacyegereye aho urahumva uwo mwakoranye ukuziho ubushobozi ukuziho imbaraga ukuziho reputasiyo nziza mu bantu kugira ngo ayisenye izo nizo abashaka yes kugira ngo noneho ahari ibyiza ahahindura ibibi agushyiraho etikete ntawamanura icyapa atagishyikiriye kubitaho icyapa urabanza ukacyegera urumva ni wa muntu ukuzi niyo mpamvu nongeye kubasaba pe ntabwo tukwigisha kwangana ntitwigisha kubaho nyamwigendaho ahubwo turakwigisha kudahora ubabayurira wicuza wumva wasaze ahubwo umenye ikintu hakiri kare umenye no kucyitwara ukirinde ucyitwaremo nicyo kintu nashaka kuganiriza umuntu yego sinzi niba unyumvise ndi kukumva cyane ndagukurikira umenye ngo dusengana burya nawe n'uyu ni gute nabana nawe ikimenyetso cya mbere arakumanipira manipulation ubwo kumanipira aragukoresha kugukoresha buri gikoresho cye ku nyungu ze si ku nyungu zawe kuko hari aho ujya atabasha kujya arakuraho nk'igikoresho uhamugeze numara kuhamugeza agukubita etikete ibaza ariko umuntu umugejeje ahantu atabasha kugera umugejejeyo ahise agusiga ururange kandi we ntaba yitaye ku nyungu zawe ntaba yitaye ku cyo icyo ushaka ni uko umugeza aho hantu yifuzaga abona inyungu ahanagusenyere ahanaguhanagure niba mbeshya hari abantu bambuwe ubwo buryo urugero we unshimiye ahantu cyangwa we wumva aho hantu hari umuntu hari ahantu twajyaga tujya gutera ibikoresho kubikodesha kugira ngo tujye gukora akazi turahamurangira ati se nyine kuko dukora akazi kamwe ati se nta hantu twabona ibikoresho turahamurangira akajya ajya gufatayo ibikoresho bukeye ajya kubwira ba bantu badukodeshaga ngo ntibazongere kubiduha ngo turabijyana ngo tukabyica ngo tuba tugiye mu kazi gatandukanye tutamubwiye yamenya ko turi bujye kubikodeshayo agatanga amafaranga y'ubuntu ngo nangahe ni 20,000 akabyishyura ati ngaya yo kurya ariko ntimunabibaye icyo kintu cyarabaye ariko uracyumvishe neza icyo kintu cyarabaye rwose mushumba Imana imubabarire urumva ubwo bugome yarahaze ni mwimuhamugejeje ahageze hise senya neza arafunga ibyo rero nicyo bisobanura gusenya mu bitekerezo kugutekereza kugusenya physique yego kugusenya moral yego no kwangiza reputation mu bantu akagushyiraho etikete icyapa urumva ko rugero cyane uwo muntu ntiyashizwe mushumba yagiye no mu nshuti zacu akajya agenda yerekana amakosa azimweretse yego amakosa ye arutana yanyu ntawe ubivuga nta n'ubyitayeho akahamagara runaka kanaka urabizi ko yakoranye na kanaka none bikaba bigiye kugenda gutya ariko Imana yanjye icyo kintu urakivuze mpita numva rwose uyu muntu ndi kumubona Imana imubabarire aka kabiri akwemerera ibyo atazakora kugira ngo akudindize atari kubyura ndaza mbigukorera saa 4 saa 5 saa 8 saa 9 akakwicira kugira ngo ace za ntege wagiraga n'imbaraga kurakumvise uwo muntu ahantu twakoraga numva uyu muntu urabajyambira kukurimbura watera ku kintu cyo ahantu nakoraga akabana numvikana umukoresha twarumvikanaga nkabibona nta mafaranga menshi ampa ariko turumvikana nyine turumvikana ni wa muntu nashoboraga kuba mfita ikiraka nkambwira nti uyu munsi simboneka ngiye mu kiraka akavuga ati nta kibazo noneho iyo ngirwa nshuti yanjye iravuga ngo
waretse uyu mubosi ukamuvaho tukagenda twishingira kampani tugakorana. Ndamwemerera, ariko naje kumenya ko yagira ngo mve kuri uwo mubosi ningera nahari avuga ati nta kazi gahari, komereza izawe. Urumva abantu bafite ariko ashaka kudisruinga akwemerera ibintu atazakora kugira ngo adeviye za mbaraga n'ubushobozi wari ufite, noneho ukererwe utakaza ubunyangamugayo. Niwo ngo uramuvuze numva yego ko wagira ngo waramubonye. Ubwo turacyari kuri manipulation, yego, mu nyungu ze. Cya gatatu muri ako kantu kakambere, yego, yigizayo abantu bawe, agukura ku bantu bawe, inshuti zawe, abo mwakoranaga, yego, n'abaguteraga inkunga, n'abo mwuzuraga, agira ngo abakwangishe usigare uri wenyine. Niwe rwose, uwo nguwo niwe pe, abona uko agusenya neza yitonze. Ikintu wakimize manipulation. Njye nkumva kurusha. Ndasaba dukurikiye ibintu babyumve. Mana, akwereka ko hari icyo azakugezaho, yego, ariko ashaka kugira ngo kubyaza umusaruro ku nyungu ze bwite, ntayawe irimo. Wasenyuka, wahomba n'ibimureba. Iyo niyo ya mbere, manipulation. Kadenesi dundagarura nyana kumva uremewe utari kuri uno muntu anagukorera n'utuntu dutuma umugumanira icyizere, udusiripurize, tuntu tugufiya, mbega akagushyira ahantu bituma ucanganyikira, ubwonko butazatekereza icyo arimo akora, buraguhuza. Ashyiramo akantu kaguhuza, hari imiyaga ashyiramo, ntumenye ko hari ikintu ategura runaka. Garata abashaka ko buri gihe uhora akwentimida, udashoboye, utabasha, abantu bakwanga, kuya gusenye yicecekeye kandi nta kindi kintu yavuze. Intimidation, guhora n'ikimwaro, ariko habura iki akora kumvise. Mani gomugisha ikimenyetso buriya bupwe navuze ni ubukubiye muri manipulation. Ubwo ni rimwe ifite ABC. Yego, iyo ikimenyetso cya kabiri, critique, kugukritika, kukunegura, kukugaya, kugukomeretsa, agucisha bugufi, yagusuzuguye, akakumwaza cyane. Critique, kandi iyo critique ntayikora amaso ku maso, abwira abandi, ajya kuyikora hahandi. Uriya ko yakoze kuva kera, iyi shusho yari nziza, ariko igihe yakoreye, igihe yabereyeho, se kuki agakukritika, akakuminimiza. None wamumenya gute? Uwo muntu amumenya gute? Naha turi. Icyambere aragucira urubanza. Ntushoboye ibyo n'ibyo gukora byari byo, ariko reka ubwo ni ku rugero, kagira ngo ni inshuti tireka mbikosore. Yako naka bekako, nuvuga ngo akugereranya n'abandi, nk'ubu ukora nk'akanaka, ngo byari byo kumbi wareba ugasanga product ya kanaka iri munsi y'iyawe. Ubwo nyine abakugereranyije, ariko muri imbere yakugereranya turi se nkawe ushobora kugira ngo cyase yarimo ntabyo ngaba nguko abantu nabo kukugerekaho indi sura, yego, utahoranye, utanafite, kudashoboye, atari ibyawe, agushyiraho uburyarya n'ibindi by'ubucakura, agucisha bugufi, aguca mu ijambo niyo uvuze. Uno muntu mwitondere, yakubwira ati Jerry funga iyo kamera ndagushaka, kibaza ngo kuki buri gihe yumvise ngiye kujya mu mwe bw'abera ari bwo bonera ikiyaga, ari bwa mbonera akazi, kuki buri gihe agiye kugira connection n'undi muntu, ari bwo ambwira ngo yamboneye byihuta kandi nimbireke, kubera ko wamuhaye icyizere n'umutima. Hari gihe wanabeshya umuntu ugakererwa. Urya muntu
yanagutwara ibikoresho ku munsi wo kuza hano kugira ngo mpangane nawe. uwo niko ameze. Mvuge ntari ku nka Jerry yabaye gute kuyica amasaha, yica ibintu, umuntu akaba yaryama akakwima ikintu kandi sinike. Ntabwo uri kumva bino bintu ariko njyewe ndabyumva kugira ngo cyane agutere critique, bagukritika aho wari ugiye kujya kandi nace nyuma tereguriya muntu ntanashoboye, aho arakwentimida agucishe bugufi anaguce no mu ijambo cyane. kandi nose nk'urugero nk'ubu tuvuge yenda niba mikrofone uri akavuga ati mfite ikibazo cyo ku cyumweru nzajyana n'izo mikrofone, akazazizana kwa kabiri ukanamubwira uti kandi uzimye saa 2, ati ibyo ni ibintu byoroshye, telefone akayikura. Bene uwo muntu niba ugutu cyahemukiye ati hangane urumva ese sinzira ko nishakaze bibaho rataje byihorera, umuntu abura ababyeyi ntabura shebuja. No kuvuga ikintu gito ikintu gikomeye akagira akantu gato, icya kindi ubona ko kikwica. None se nk'urugero niba uzi kuri buze uyu munsi ko dukora ikiganiro, naguhaye isaha urayizi, isaha yanjye urayishe, wishe akazi kanjye, wishe n'ibyawe, critique mbi cyane ikabije ni yandi irajya kuri njyewe basigira ubu critique se. Ahubwo se muri contrat yo munsi ugomba kuza harimo gutanga ibikoresho uwo munsi wamuhaye service ye ariko yawe arayishe, ubwo ikiganiro kiragukanza. ubwo badukurikiye babyumvise, ariko babyumvise buri wese afite bene uyu muntu ngenda naramuhize imodoka njyana umugore wanjye yanjye yapfuye ngo noneho yihutane, ariko saa 8 ifite inama n'igihe uyoboye, saa 9 ntayizana, saa 10 agakoraho telefone, wamugura utari kwangira ati ntukate imodoka ya City utega moto, urajya kuyobora inamuteze moto, ni agakoresho umuhaye wabishakaga akantu kakabatera ntanakwe no ubundi se waguteranya, ubundi se kugira ngo we kwitiranya cyo mubwiye n'ubundi nta gukunda nta gushaka n'ibyashaka ntego no kugusenya, watereka ibyo moto yanagutanga iki kimodoka cyawe se cyakayizana yanapfuye agaparikaho, bego kumva we ntabwo we yakwanze na mbere, ariko uracabona abandi bagutakariza icyizere. Nicyo twita kugira ngo haze critique, bagukritike kandi muri buryo muri negative, tumubona n'ubundi buryo negative, ko umuntu tumubona hari umuntu wiyubashye ibintu nibwo abikorera iki, kumbe hari uwabigizemo uruhare uri kuguhara agatangwa gusenye. Mbabarira mfite n'amafaranga 1000 runaka ntabwo nyaguha ko ejo nzishyura umuntu ati yamye nta kibazo nda mu gitondo batije ya gahunda ati kaburi icyo uvuga, ugaragarijwe nk'umuntu uri imwe tugomba kukirukana muri twe, ikintu cyo kumva ibintu rese partir rese no ukantu urakumvise, ariko yego wakoze ibyawe hagirwa ngo tugukritike mu buryo buri negative cyane, akanakase yabikora ko yaje ari muzima se yahindutse ati bisaba igora tubworoka muhakaza yo n'abantu bwacya bagahinduka. Urumva deja uri buze kungera imbere usobanurira iki icyambere ramwe uti natije abantu ku mutima kandi warubize ko ndavuga ijambo rimwe yenda nivugire mu bupfura, none se kuki waruzi gufite akazu kabitiza twasanga dukorana anga kwinjira mu bintu byo ko ntazi urwego ibyo birimo. Icyo gihe ariko amenya ngo iwanjye hagiyeho agakato gatukura, ugira ngo se ngo hatakaye ibintu bito ni kinini se kuki waruzi ufite akazi kandi nanjye nyene kunkorera, so biravuze ngo nubwo nabanguhemba ntangira kuguhemba mu buryo bwo mpita ntangira gushaka undi muntu ku ruhande. Yego kuko iyo critique kunegura ngo utakarije icyizere, ubwo ntangiye gutegura niba wajya kugira aga password kaca no mpite nkuvanaho, niba wari warahura ngende uko ugenda utakarizwa icyizere niba ngenda kigukura, ariko byakozwe n'umuntu kuko w'intego ye kugira ngo utakarizwe icyizere kandi ari kubigeraho, kandi umbwira akantu gakomeye kuzabivumbura ibyitwa ibiremereye yakuremereje. Yego ayifata nk'ibisanzwe hoya sha ntakubeshye umuntu abura ababyeyi ntabura shebuja, mbwire nkurangire n'ahandi, ariko nyamara aho waruri ntacyo hari hatwaye. Ikiganiro kiryoshye koko, ntacyo watangaza wadukurikiye gere ikintu nabatangariza jewe ibintu uvuze nabibonyemo
isomo rikomeye nabibayemo. Uyu muntu naramugize. Ibaza umuntu ushaka kugukura ku kazi uriho ngo akujyana guha akazi ke, ngo ariko ngo uriya mukire ntakakugira agatorosho, ntakagukoresha uko yiboneye, ngo ino tugende tujye kwikoranira. Izo mpuwe zo kugira ngo tujye gukorana. Uri abantu bucece. Icya gatatu. Oya buretse gatoya mushumba. Ndabiretse rwose ndategereje. Ariko uri kumva urwego ko kugira ngo ube wareretse umuntu ahantu akora ibikoresho nta bikoresho afite. Mubwira uti hano niho bafata ibikoresho byiza, wabihasanga, wabifata igihe cyose ushaka. Noneho wamara kuhamugeza agahita ababwira ati bariya abantu ntimuzongere kubibaha. Nimba mushaka n'amafaranga ndayabaha kandi akayabaha, ntimuzongere kubibaha. Mubikodesha ngahe? Aya nayo akahita yabaha. Ayo nayo kurya mbahaye ariko ntimubibaye. Kandi umuntu akabyumva. Nese Jerry ko twivugira icyo kintu uri kucyumva? Njye ntegura kino ubimbwira. Uri kucyumva? Ira nyine ubugome bw'ibi bintu kandi abantu. Uri kucyumva? Ndimo ndacyumva n'uburemere bwacyo. Kabiri se nkubwira ikintu cyaje buriya. Yenda tuve kubikoresha. Wagiye kwereka umuntu fiance agupapura. Kagutera agapapu. Ukajya kumwereka inshuti yawe fiance y'umuhungu cyangwa y'umukobwa. Ukanamupresenta mu nshuti ngira nguyu. Ngoyo. Wamara kugenda ugashiduka rwa rukundo yagukundaga. Kuko hari ukuntu wavuze utunenge twe. Yego. Hari ukuntu wavuze utuntu umugabo adashoboye umusodagi n'ibi cyangwa umukobwa yavuze bakamwikundisha. Hari n'ukuntu ushobora kugenda uti ngewe ibyo kuryamana n'umukobwa gihe itaragira simbikunda. Undi akaba ari kwasha ati niko yavuze nyine ati uyu bimusaba. Undi akinjira agahita mbega akiyaranja akagupapura akanabyirata. Aba bantu bariho. Aba bazukurikiye nabo barabizi, hari abo bazahuza nabo mu buzima babayemo cyangwa babayemo. Kwa abantu babonyemo kwambura kugirira akamaro ni mubi. Abakwishe nicyo nyine ukugusenya nyine ni ukugusenya nuko mva ntaho atanu. Hari n'ushaka kumenya ko ugiye kugira ideni muri banki basigaje gusinya gusa. Uzo umuntu guteranya n'inshuti. None bose niba bandika bangahe batwa agahamagara inshuti yawe ya mbere ati urabizi kanaka none hagira gutya na gutya bimeze gutya na gutya kuko akuzi kandi munaziranye. Yego. Kuko ntago wajya kwereka umuntu fiance utakundana. None se tuvuge ni bangahe bakiriye bari umuntu babo mu ngo akabahapuza abagabo babo cyane. Si murumuna wawe? Murumuna wawe mwonsere. Ariko wajya mu kazi akaryamana n'umugabo akanakwirukana muri urwo rugo rwose ukaba ukagenda. Biriho. Ariko urabyumva ariko biriho n'ubuzima tubayemo n'ibimenyetso turi kuvuga byakwereka ko umuntu ashaka kugusenya, ashaka kuguhungura iterambere uri kugira, ashaka kuzana mwene wacu akagukuraho umugabo wawe. Icyo gikomere wazacyomorwa nande? Ni ahubwo se ubimenya ryari? Ntabyo umenya. Niyo umukozi yabwiye atari ko ugiye shopa nyamara databuja atakateranya abavandimwe. Hari naho bagira gutya n'inda bakazikuramo. Bagakomereza kuri gahunda. So ibyo byose ukibaza ni ubugome buhambaye. Nicyo ikindi cya gatatu. Noneho wanyemerera nkajyayo se? Ego ndakwemereye jyaye ku cya gatatu. Turahira ubugambane. Ubugambane turayiso. Sibyo navuze se? Iki ni kihariye nge kivuga ibintu bikomeye. Aha ni critique ariko ituma abakugiraga icyizere batangira kukwibazaho. Nibyo navuze. Nimba wa muntu namujyanye ahantu nizeye bo baraza bavuga ati uriya muntu niwe wamwizaniye. Ntiyatubwiye se ko ari inshuti ye? Ntiyatubwiye ko ari inshuti ye. None inshuti ye yamubeshyera se ikaduha n'amafaranga y'ubuntu cyangwa akatubwira ukuri kariho ko ibintu ariko byagenze. Ati uwo muntu yibabeshya ntabwo yabuze umwanya wo kuza ahubwo yagiye agahita afatora kandi niwe wagize gute wakoherejeyo kugira ngo abantu critique mu buryo buri negative kandi bamuhaye service nk'inshuti ko wanamwumvise ngira ngakora kumvise. Akakane ni ubugambanyi ni igikorwa cy'ubugome
kiriho ubu binyoma cyo kugambanira kugira ngo usigare uri wenyine. Iyo umuntu ari wenyine kumusenya biroroshye. ubura amaboko, ubura inshuti, ubura abo muvugana, ubura baguha akazi. Ni ukuvuga ngo abaciye connection zose ziterambere arakugambanira kuko abizi ko ibyiza byose uzafata uzabikura ku bantu. Ni igikorwa cy'ubugome bwihishe kandi ntabikwereke, akakwereka isura ariko nyakugambaniye. Atagiye kuza mu itonde, mbwiye kugiye kuza. Ubu ngubu bamubwira ngo ari aha ngaha, byana nimba ko dufate ka selfie turi gusangira ahantu. Ntureba ko ariho turi. Nimubona ko nahari. Niyo mpamvu ntago umuntu upfotora buriya. Telefone nayimena buriya. Uwo muntu uzamubwirwa n'iki? Agushyiraho igitugu cyo kwemera ibintu bye. Yego. Ibyo akunda, ibyo yanga, ahashaka. Uno muntu ariyaranje abanzi be n'ako ashaka kubanga. Agira mu nyangire cyane. Akagira nuko nari ngusobanuriye rero aba yumva ko abo yanga ukwiye kubanga. Agira umwuka wa mu nyangire cyane. Agira na mwuka wa mu nkundire. Akaba ashaka gukundisha umuntu ariko wo muziho inenge. Yego. Kagukundisha kurya ibyarya kandi utabirya. Kukumvisha ukuntu wareka fanta ukanywa inzoga kandi utanywa inzoga. Ariko arimo kugusha mu mutego. Aba bantu arakubeshyera, akakubeshya, akaguhisha n'amakuru yakugirira akamaro. Ibyo nibyo. Ahubwo akakubwira amakuru y'abakwanga anabihimbye kugira ngo n'uwari inshuti yawe mwikureho ubura amaboko. Uwo ni wewe. Arakwiba. Akwiba inshuti, akwiba uburyo, akwiba n'amahirwe yawe kuko bayaguteranije hahandi. Ikindi buriya anagutwara amafaranga buriya. Uwo muntu ni mubi. Iza ntaterure. Ikindi akagutwara serivisi zawe akazikwiba. Ubuhe buryo? Arakugambanira uko ashoboye kose, agushora mu ntambara utazi, udafitemo n'inyungu, ariko we yifitsemo inyungu ze. Inyungu akeneye no kugwa muri uwo mutego cyane. Nibyo akeneye rwose. Nibyo akeneye. Arakureka akaguta mu ntambara, akagushyira mu ngorane, akazigusigamo kuko nicyo ashaka. Uwo ni we. Ikindi umuntu ukugambanira kiyifuza kuguha ubufasha bukenewe. Oya. Kuko ashaka kugwa muri uwo mutego yaguteretsemo. Kandi ashaka ko usenya ubuzima bwawe. Wabyumvise? N'ibikorwa byawe. Cyane. Akumvise. Akakane niba unyemereye. Ndakwemereye. Turihuta. Jalousie. Jealousy. Ishyari. Yego, ishyari. Ari nakwemereye ko tuzarivugaho mu kiganiro. Yego. Namaranga ubundi ishyari ni iki? Namaranga mutima mabi. Mabi cyane. Yo gutwara ibyawe, kugambanira, arakwigaho, arakwigana, yigana ibyo ukora, yigana uko avuga, yigana uko ugenda, yigana ikintu cyose cyawe kuko afite umwuka w'ishyari mubi kugira ngo azabone uko gukubita hasi. Kandi abikora atabikubwiye. Ntago yabikubwira. Ntiyaza ngo nyigisha ahubwo araza guhimbahimba. Shimira YouTube n'abandi bazi ubwenge bwo gushyiraho amapassword adahindura ibintu cyane. Yaza akanashyira ibintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo aha hantu agutwara ibyawe ishyari n'iryashyari. Bega kweto keza wakantije. Yarwambara ashaka rusha no ku mashini karuca. N'inshuti. Kugira ngo aguci. Uwo muntu rero yarakomeje aragenda agera no ku nshuti zanjye. Aha atagera. Kuko jewe kwihangana burya ntago njya mbibasha. Iyo umuntu afite ibintu mu mutwe je mushyira ku ruhande. Naramubrotse, mubroka WhatsApp, mubroka by call. So ngenda numva amakuru hirya no hino ko abaririza amakuru yanjye.
noneho gero nta yarabajije abwira umuntu ngo uzantungire agatoki gusa aho atuye ngo numvise ko yimukiye aha naha ngo muzangere ngo uzayibaza umuntu ukubwira ngo uzantungire agatoki aho yari. Noneho ikindi kintu gitangaje, yamuhaye amafoto, iyo nshuti yanjye ayiha amafoto ngo uzakoreshe uko ushoboye ngo ya postinge ngo kandi umakinge sure ko Jerry yabonye ko wampostinze. Wumva amashyari, kwigana jealous, ishyari, ngo ukoreshe uburyo bwose. Nkimara kubimenya rero nakoze iki, nabwiye uwo muntu namubwira nti mbabarira posting, arabyanga. Namubwira nti bikore ngo making sure yuko nabonye ko bamupostinze. disi rero burya abanyeshyari Usiko kenshi barwara baremerewe, n'umutima, bararemerewe n'ukuri. ko hari igihe Wikoreye umuntu wirirwa umustoking umukurikira, ureba uko asa, ureba uko abayeho, ngo abayeho ate, ngo ahembwa ngahe, buriya nawe bazakugeraho bakubaza Ngiye buriya umuhangaye, ngiye kubera ko ndi buriya umunyamategeko, waretse nkaguhuza n'undi, genda umategeko ndakubwira ngo umushahara w'umuntu ni ibanga. bazakugeraho. Ndakwibona urumva rero iryo shyari arakwigana, ashaka gutwara ibintu ndetse ariko agambiriye kugusenya. Yego, Urumva kujya kubaza noneho ngero ntandukanye nawe, njye sinkuboroka kuko nkuborose sinamenya ibyawe, sinkuboroka ndakureka rwose, umukurikiranira hafi. mba nifuza ko abona stati zanjye. Shange ndakuboroka. Urumva we kwihangana, we nuko wahuye n'intambara. Twahuye na benshi barenze nabo 5 na 7 twahuye nabo. Uhitamo buriya ibinyi. Kuba pasiteri ho kwitwa pasiteri ye baba data batwe wagira ngo bayibere mu myuka y'ubugambanyi. Icyo twarabimenyereye. Umuntu arabwira ati se urengo tujya hana uti twafashe nk'ibisanzwe. Ubu ni ikintu cya mbere cyiza, niba wifuza ngiye kugira inama kandi yinjire uhitamo borokoro uyu munsi wa none. Ndabikora. Arebe ibikorwa byawe, urebe ibye, aguhamagare, umwitabe cyangwa ubyihorere. Cyane cyane arebe stati. Sinzamwitaba. Ibyo none se Sinzamwitaba n'ubundi icyo gihe yabonye uburotse akoresha indi, waretse nkayishyiraho se. Wakwandika hey uti hey. Yaguha kayimoje ukamuha kandi. Ariko nibura akabona hawo. Uri nko performing ku kibuga yakubujije kunyuraho. Noneho bigatuma abantu ningegera kweri, bigatuma ntucanira rya shyari rye, kuko umunyeshyari buri gihe zicwa n'umutima, asaza nabi, zicwa n'umutima. kandi umunyeshyari ni umurozi, ni umwicanyi, ni umugamba, nta kibatakora. Ikindi, uwo muntu arakuneka, yego, arakugenzura, ashaka aho muvugana gahunda zawe, akabikora atabibwiye mu nshuti zawe, atabikubwiye mu nshuti zawe. Arakubangamira, arakuvangira. Ese sinakubwiye ko yirirwa baza ngo atuye he, ariko yimukiye he, uzahantungera agatoki gusa. Urumva ariko mba nkubwiye ibintu by'ubwenge, ariko kumwe bwafata amafoto yanjye umaking sure yuko arakuneka, arakugenzura, abo muvugana gahunda zawe, inshuti zawe, akabikora atabikubwiye. Ikindi, arakubangamira muri gahunda zawe, arakuvangira rwose, akubangamira, akubuza amahoro. Ngira ngo ubyira byumvise noneho. Nabyumvise. Kandi n'abandi bagize gute? Babyumvise. Umuntu kano kantu ni gute wamenya kamwe muri utwo ngutwo twinshi twavuze. Kandi ngiye mvuga ko ari uturongo umunyeshyari. Icyanyuma se arakwinyora, ignorance, agutesha agaciro, gusuzugura, nta bintu wakora ngo yumve ko nta ntiyemera ko ushoboye. Niyo umugwi uti byari byiza, ariko urabona nyine nawe harye niho bikorwa waryamye ukabona. Ubundi umuntu kwinyora umubona neza iyo muvuganira amaso ku maso. Ubundi ibintu bibukora ngo simba nanabyumva, kubwo rero wumva watwitse ngo wapi, ngo urabona nyine ukabona geste cyo tuzirukana kino kintu kamuborokore, muborokore umuntu, kamuborokore hano tukivugana rwose, kamuborokore ubundi ndebe, urebe mwihurire. Kamuborokore pe, njye n'abadukurikiye nta mpamvu. Ari hehe nanjye kumuvuga izina, Imana imbabarire. Ari kukubuza ntabwo narivuga.
abantu rero umuntu kwinyura yego mbega ufata inshishi udashoboye utabashije iyi nzu yawe ari nziza ariko iyo ugira gutya hari itara ryari ryiza urishyira aha ngaha atari kurabona n'ubundi atereka ntabagishije n'inama mbega agufata nka ariko agambiriye kugukomeretsa kugusenya no kukwangiza nyamara utumuvumbura yego nacyumvise atangira wakoze ugize neza nta kibazo yaguhaye emoji umuhaye emoji yakubwira hayi se tu biganiro ukabifunga ko buriya umuntu ukurwanya iyo atamenya ibikorwa ugezeho agira ngo yaragushoboye kimwe ushobora no kunyandikira sinanagusubiza ariko nibura umenye ngo na performance wamenye uhamagaze undebera n'agafoto cyane nibyo rero uyu muntu ugusuzwa utesha agaciro yifuza ko uhorana ibikomere bye uhorana kugusenya kwe kuguharabika kukwangiza no kubura ko udashoboye uri nabuti ibyo si ibyo ntibikureba nta rwego rwabyo noneho uzi impamvu yabyo nuvuga ngo uhora buri gihe uri ridiculous uri kugutera nko kumva mwakabyara ariko wamugani ushoboye hora utekereza ukuntu ikindi warangiza agutera guhora wumva buri gihe udashoboye ntacyo ushoboye ukakwicira imanza ukishinja ariko ni ibyo aba akeneye ngiye byo sinabishobora sinabikora bisi n'ibyanjye akuratira ibyo agezeho kandi utabishima akarakara ariko wamwereka gatugeze bati hoya ariko ibintu byawe nawe atuze wakora ibi ngibi ngibyo rero ibimenyetso bitanu biranga umuntu ushaka gusenya yitonze yabiteguye bishyize kuri gahunda kandi arakurangiza bye nuwo nguwo pe ukagira ngo ubusimba ishoje yewe reka ngushimire birasaba iki rero nawe wari udukurikiye nzi ko hari umuntu nk'uwo uzi cyangwa wabanye nawe kandi nubona atangiye kimwe muri bino bimenyetso uzamumenye umusitopinga ute umuhisha ko ibyo akora abizi ubizi gahunda ze ukamwihora ugafokasinga mu nzira zawe ugakora icyo umutima wawe ushaka yego kandi ukagenda umugezaho gahoro gahoro ubwo ni ubutsinzi murakoze cyane ikindi ugasenga ukegera imana ikakurengera amen gera imana ibaha umugisha urakoze cyane mushomba